ijambo ry'umunsi mwese ndabakiri hano kuri Pure Gold TV kandi mwese mbasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uyu munsi kuwa mbere tariki ya 18 z'ukwa karindwi 2022 tugiye kuganira ijambo ry'umunsi. Yewe na mwene data twafatanije uyu munsi turi mu masengesho ya twibature mu masaa 9 za mu gitondo. Benshi bajya bavuga bati ariko se Jose kuki ukunda kuvuga ko wafashe ibihe byo gusenga mu gitondo? Kuki ubivuga? Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nimusenga ntimukabivuge, mujye mwiherera mu cyumba mwicecekere kuko bimenywa n'Imana. Ariko ndashaka kukubwira ko ahangaha iyo bitaza kwandikwa ibyerekeranye no gusenga, Yesu Kristo ataza kwandikisha ko atubwira ko yasengaga mu gitondo, ntitwari kubimenya. Iyo Paulo n'abandi bene data twigiraho batari kwandika cyangwa se ko tumenye ibyo bagendaga bakora, ntabwo twari gufashwa ngo natwe tukore nkabo twigira ku bandi bene data. Niba wowe warahamagariwe gusenga ntubivuge, ubona umuhamagaro wawe. Jewe ubwanjye nahamagariwe kuvuga, kubwira abandi no kwankuraje abandi ndetse no gukangura imbaga nyamwinshi kugira ngo twese dusenge, bakangurira gusenga. Ntabwo rero wabwira abantu cyangwa wafasha abantu ikintu utazi utakoze. Aha ndashaka gusobanura babwira yuko iri jambo ryo kujya mu cyumba ukiherera ntugire uwo ubwira, iryo ndarizi kandi ibyo bihe navuga ngo njya mbikora. Ariko mu gihe tugomba kuvuga niba Imana insaba kubwira abandi ibyo nakoze, kubigisha ibyo nakoze, ngomba kubivuga nkabibwira abandi. Iki nicyo nagira ngo nkosoreho gato, kuko hari abantu bajya bavuga ati urarata kusenga, uravuga ngo wakoze twibature. Ibyo ntabwo ari ibyo, ibyo ni ubuyobe, ibyo mbese ntabwo bagomba kubikora. Ijambo ry'Imana avuga ngo musenge bimenywe n'Imana gusa. Impamvu ngiye mbivuga ni ukugira ngo ngufashe, ni ukugira ngo mbwire ko bibaho, ni ukugira ngo nkwereke ko na Yesu yabyukaga agasenga kandi ko hari abagiye bamukurikiza kandi ko ari urugero rwacu n'uyu munsi birakorwa mwene data. Ntugire ngo n'ibyatambutse, ndashaka kukubwira ko n'uyu munsi wa none hari benshi cyane babyutse kare bajya ku mavi basenga Imana. Nawe rero ubyigireho. Njye impamvu mbivuga ko nabikoze na mwene data nuko biriho kandi kugira ngo ngufashe, no kugira ngo nkankuraje, kuko nanjye nigiye ku bandi nabyumvanye. Iyo batabivuga sinari kumenya ko bibaho, nari kugira ngo byararangiye. Ariko impamvu mbivuga si ukwirata, si ukwishyira hejuru ngo mvuge ngo njye nakijijwe ndi umunyamasengesho mbyuka kare, ntabwo ariyo mpamvu. Mbishatse naceceka, n'igihe kiri nacecetse, ariko umuhamagaro wanjye no kukubwira nkwankuraja ngo nawe ubyuke kare umenye ko bibaho kandi bigira umumaro. Uzabimenya ute nintabivuga, nintabikubwira wabimenya ute? Aho nagira ngo rero nkubwire ko jewe na mwene data ndetse n'undi tujya dufatanya, ubu twatangiye amasengesho ya twibature saa 8 cyangwa se saa 9, biterwa n'ukuntu umuntu akangutse n'ugiye umwuka wera gukangurira. Ibyo birafasha cyane. Hari igihe nabikoraga jyenyine, hari igihe wabikoraga wenyine wenda, ariko Imana yashatse ko hari abandi dukonegita tugahuza, gutyo tugasengera icyifuzo kandi tugasubizwa. Amen. Reka rero nawe nukuri ubitangire uvuga uti sijye jyenyine, hari abandi dukonegita mu buryo bw'umwuka babyuka kare. Reka dutange Satani, reka dutange abakozi ba Satani, tubyuke kare duhamagara Imana dusenge. Mu gihe nari nyikanguka jewe mbere, Imana yavuganye nanjye mu gitondo cya kare mu ndirimbo zo gushimisha. Iki ni igitabo cyo gushimisha, igitabo cy'indirimbo zo gushimisha mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Imana yavuganye nanjye mu gitondo cya kare cyane mu ndirimbo ya 88. Njya kuryama nari nasabye nti Imana uvugane nanjye muri iri joro. Imana irumva bene data, dufite umwuka werwana natwe kandi uwo mwuka baratuganiriza. Yanganije mu gitondo cya kare ngikanguka niyumvise mu indirimbo ya 88 ivuga ngo numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga. Amen. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Uyu ni umwuka wera avuganye nanjye yuko mbuze imbaraga Jose, yuko yanyemeje ko mbuze imbaraga kandi amburira ati jya usenga Imana iteka, jya ubyuka kare, harimo umugisha, ntacyo uzaburana Imana. Hari aho umuntu agera ukavuga utese nzahora nsenga buri gihe ni akazi ngomba gukora.
ariko imbaraga hano Imana yongeye kumpa imbaraga, kunsubizamo imbaraga y'uko umwuka yarongeye kuvuga nanjye ati numva mbuze imbaraga, numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenga iteka. Kuko iyo tudasenze imyuka ya Satani yinjira muri twe, intege nke zirinjira. Burya Satani abakomanga, abaje agakomanga kuraka, Satani aza agakomanga ati si ngombwa kusenga, akakubuza ati wisenga, ubuzi iki ubaye iki, ese ni umukoro uzajya ukora buri gihe, isinzirire. Uyo ni Satani kongorera. Aha rero Yesu Kristo yongeye kohereza iri jambo kuri njye, avuga ati emera. Yesu yanyemeje ko mbuze imbaraga. Yesu yanyemeje ati Jose jya usenga iteka, jya usenga iteka, ntacyo uzaburana Imana. Hari umuntu agera akavuga ati ubuzima burakugoye, ubuzima burakomeye, ese bite, bizagenda gute? Ariko nusenga ukumva Imana ibigushyizemo, ukumva Imana ikubwira ngo byuka usenge, haleluya, byuka usenge n'umwana w'inshuti yanjye, byuka usenge, ujye ubikora, ujye wumvira Imana, kuko irakubwira ati ntacyo uzamburana. Ko dusenga Imana harimo ubutumwa, amen, harimo ijambo, hari icyo Imana ishaka kukubwira. Nasenze ngo Mana unganirize, ariko Imana yanganirije, yambwiye ati wowe Jose ubuze imbaraga. Ngaho rero ujye usenga Imana, ngo ujye usenga iteka, ntacyo uzamburana, ntacyo nzaburana. Imana yashubijwe, Imana yanganirije, yanyeretse ko hari aho mbuze imbaraga. Imbaraga zazikura he? Mu gusenga. Nintabikubwira se wowe uzabibwirwa n'iki? Nagiye nigira ku bandi bambwirije, bambwiye experience yabo nk'iyi. Nagiye numva abantu bihana ibyaha, nanjye naho nigiye. Twigiye ku ijambo ry'Imana mu baryanditse, twigiye kuri Pawulo ibyo yanditse, ubuhamya bwe, ukuntu yari yarabaye ruhabwa, arenganya ubwoko bw'Imana, arenganya abakristo, arabyihana, tumwigiraho. N'abandi twigiye kuri Yesu wabyukaga kare, ntabwo kuko yarabyandikishije bikavugwa. Iyo atabyandikisha se wari kubimenya ute? Nuko rero bene data, umuntu wese ntitugacirane imanza, afite umuhamagaro we, afite umuhamagaro kubwira abandi no kugukangura, mubwire ko nanjye nabikoze. Nintakubuha ubuhamya Yesu uzabimenya ute? Ndakubwira ngo nanjye nabikoze, nanjye nabyutse ndasenga. Iyo nasenze cika intege, nta mbaraga ngira. Satani arinjira, kamere irinjira, imyuka ya Satani irinjira, ariko iyo mbyutse ngasenga, ndahambira, nkambira Satani, nkambira imyuka mibi, maze umwuka wera akaba ari umwe gusa ubana nanjye. Amen. Nakomeje iyi ndirimbo nyifatanya n'umwene data twasenganye mu gitondo, ati ni ya 48, turayisoma. Nukuyisoma ndayisubiramo, nirwa nyisubiramo, kuko n'ubutumwa bwanjye. Nawe nuba wumva igukozeho mwene data, ndirimbo ya 48 uyisome igusubize mu imbaraga, kandi niba uzi no kuririmba yiririmbe. Yanyishyuriye ya myenda yose, uwo ni Yesu Kristo. Yambabariye ibyaha, atuma nera de. Ngira ijambo ryamfashije umunsi wa none, ngira ijambo nguhaye nawe rigufashe. Turakomeza mu kanya dusoma n'indi jambo ry'Imana ryo muri Bibiliya. Imana iguhe umugisha. Igice cya kabiri ndakurikizaho ijambo ry'Imana naryo twasomye umunsi, kugira ngo nawe rigufashe. Ngo ibyiza birasangirwa. Niba hari icyiza wungutse mu buryo bw'umwuka, gisangiza abandi. Ntabwo ari uko wagize icyo wunguka, wenda wabonye umutobe, watetse akacyayi, wakoze bisikiti, twa keke, uratumira inshuti zawe nimuze dusangire. Watetse inkoko se, ubugari, ibintu nk'ibyo by'umubiri. Kuki se ubibwiye abandi ngo musangire? Kuki ubatumiye? Nuko uzi ko ari byiza, guhura n'abandi mugafatanya. Hari iby'ubugingo rero, niyo mpamvu basangiza indirimbo nk'iyi yamfashije kugira nawe ufashwe. Niyo mpamvu mu kanya igice cya kabiri cyane ku ijambo ry'umunsi ndagusanga ijambo ry'Imana naryo ryadufashije nyina mwene data twabyutse kare. Ndabikubwira ngo nawe ujye ubyuka kare, nka kwa kundi utumira inshuti yangu ngo ino dusangire icyayi, ngo ino dusangire agatobe, ngo ino dusangire ikintu cyiza mfite, tuganire. Ni kimwe, ubugingo bwacu dukeneye ko bukura, kandi buzakura ari uko duhuye na bene data tugafatanya, tugasheringa, tugasangira, gutyo tukungukira hamwe, tukubakana. Imana ikugirire neza mwene data, zana izo mpano zawe wahawe, twubakane,
dufatanye ni ukuri. Niyo mpamvu twahawe urubuga nkuru kuri Pure Gold TV kugira ngo nawe ujye uhaza. Si jye jyenyine, iyi TV narayivuze ni iy'abakristo, narabivuze ni iyawe nanjye. Ngwino zana ijambo ry'Imana dufatanye. Gira iyo ufungura se tujye tugukurikira, ibyo nabyo byaba byiza. Byaba ari uburyo bwo gufatanya nubwo tutegeranye mu buryo bw'umubiri, ariko mu mwuka turi kumwe. Imana ikugirire neza, tuzakomeza ubutaha. Ukomeze ugire umunsi mwiza, umunsi wo kuwa mbere tariki ya 18 z'ukwa karindwi 2022, kubera umunsi w'umugisha n'abawe bose. Ntucikwe mu kanya ndaguherera ijambo ryo kugufasha, ari byo byo kurya, byo kukubaka, byo kugukuza mu rugendo. Wari kumwe na Jose muri iri jambo ry'umunsi, igice cya mbere. Igice cya kabiri kiraje, ntugicikwe. Okay, see you in a minute. Turahura mu kanya.